ndamutse nkubwiye ko ari application ifata za SMS uhabwa mu gihe waguze mainite ya MTN cyangwa se ya Tigo ikayahinduramo amafaranga menshi cyane, sinaba nkubeshye. Yego koko iyi application irahari. Ubakazinirirwamo ingendo nirirwamo izo arizo zose, naba mbyutse cyangwa se ndyamye, iyi application iramfasha dore ko inyinjiriza akayabo k'amafaranga. Nkandaho rimwe gusa iyi application ikagurisha za SMS nari mfite, hanyuma amafaranga akaza kuri konti yanjye ku buryo nemererwa kuyabikuza nta gishoro ntanze, nta kindi kintu cyari cyo cyose nkoze. Wakibaza ngo wowe wabigeraho gute? Kanda subscribe kuri iyi channel dore ko ibagezaho ibintu bidasaba igishoro, ubundi nkwereke uburyo wabigenzamo nawe ukabona application. Okay, hambere ku buryo bigenda nukanda muri description cyangwa muri first comment urahita ukanda kuri download anyway ureke downloading. Iyi channel yanjye nemeje ko nzabahereza ibintu bidasaba igishoro. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana. Kanda subscribe reka nombe utuntu tw'ingenzi kuri application. Nimaze ku downloading urahita ukanda open. Hangaha katuyiriki download tuyestare bakatira ko installation iri kubibona. Abantu batazi kwestaramo mwandike muri comment ndagufasha ku ruhande. Abantu batazi ku downloadinga cyangwa kwestaramo, hanyuma urahita ukanda kuri allow, urabona ko byafungutse. Hanyuma anga akantu k'ingenzi urakanda kuri accept permission. Ahantu utakanda umenye ngo application yawe ntiyakora. Yes, kurikirana neza bitonze. Ukanda kuri sim cache set as default, nuhumbye uracikwa. None urahita ubona ahantu handitse ngo click to register. Tugiye ku registeringa, ariko nsanzwe mfite account kambere ku buryo bigenda. Aha, first name urashyiramo izina ryawe rya mbere kandi mu nyuguti nkuru nkuko riri kwiranga muntu. Aho ngiye mfite account nari ngoswe, reka dusigemo izina rimwe rya mbere kugira ngo bibereke neza mu bibone. Hari abantu batabumva neza ukuntu ibintu biba bimeze, mbo ushyiremo izina rya kabiri ubwo ni last name, ni izina nyine risoza, murabyumva. Ni mukunzi ushyiremo ayawe n'ayanje, hanyuma uhitemo igihugu, hanyuma ngo uhite ukubitamo nimero ya telefone udashyizeho 0. Nyabuneka ntushyireho 0 uko 0 biri kuri code. Ubwo nimba uri mu gihugu cy'u Burundi uramenya nimero ushyiramo, ubwo nimba biraterwa n'igihugu wahisemo ukubitamo akantu k'aka-email kawe. Urabona ko ngiye email ngenda nyisanzwe ngifitemo nanayisevinze. Hango rero tusubizamo na password, referral code ndashyira muri first comment cyangwa se uyinyandikire ku muntu unyandikire, ndashyiramo email yanjye cyangwa se nimero yanjye ya telefone uyinsabe datanyiguhereza. Ariko sina ngombwa kuko iyi application ntago ari application isaba ngo nawe bwawe butumirwe cyangwa se ugira ute wowe wigurishiriza ku giti cyane, ugurisha SMS ku giti cyawe. SMS kandi ukazigurisha ku mafaranga afatika. Ku munsi ushobora gukorera n'ibihumbi 30 bitewe na SMS ufite. Ku bantu baguze za SMS za ya mainite y'ibihumbi 3 bafite SMS za unlimited, bo twagiye kuri active. Aho ngora kanda kuri active 1 kujya mbere ku buryo by setting. Itonde tugiye gusetting igiciro bazatuguriraho. Urahita ukanda kuri Rwanda n'ubundi tugiye gusetting ikintu biti igiciro, mwitonda hangaha murebe neza. Urabona ko kantu ushobora guslidinga ukajyana ku ruhande bigashoboka. Ngiye nashyize kuri 0.001 kuko nimba igiciro natanze kiri hasi bivuze ngo bazangurira SMS nyinshi. Hangaha ku munsi ushobora kugurisha na SMS 1000 uko ngiye mba mfite unlimited. Twagiye kuri sim limits, akana ko gacunge neza ukarebe neza uko settings zange zimeze, ukuri kuzibona kuri weekly limit na monthly limit nawe bari kubigenza. Bazango no kubera iki bimbaza muri comment. Bo reka mbereke rero hano kuri sim comment kambere kari kano nibagiwe. Ahangaha handitse ngo no wait time hasi, abari kubigenza bivuze ngo hagati ya SMS n'iyindi nta limit igomba kujyamo, buri segonda hajya hagenda iki SMS. Bo tumaje gusetting igiciro, reka mbereke kandi kantu k'ingenzi. Babantu bavuga ngo babandikiye ngo SMS ngo zozabuze, uyitukana kuri karo kameze nka message. Ubona ko message zose zimwe ahangaha muri sim cache imeze nka message app isimbuye ya yindi. Ubwingi bayikoresha nka message app, kiyongeraho nuko wirira mu mufungo ufatika kabisa. Kandi subscribe kuyishara kugira ngo dukomeza tubana, dukomeza n'utundi tuntu tw'ingenzi. Boom, dukanda kuri payout rero tujye kubika ikintu cya withdraw. Benshi nicyo mutegereje. Urabona ko balance ifite 0.001 ejo bundi naragurishije nanga gusigarira mutsigara auto ngutwo. Izi ni SMS murabonye mu gitondo nagurishijeho mu gitondo. Minimum payout zazingana anga biterwa na coin, ko coin ugenda kugenda uhitamo coin ni kigiciro kigenda kizamuka. Dog coin niyo idasaba fee, gas fee. Ubwo abantu batazi gas fee mu mwandika muri comment nzaze basobanurira cyangwa se munyandikire kuri nimero ndi bubahereze. Mboreka no mbereke ukuntu akoze withdraw. Proof igaragara. Tujye muri Gmail kuko bahita bakohereza message ko akoze withdraw, kuko twahujemo na email. Mwiko ko mwashyizemo email yanyu bahita bawohereza iki email ora sim cache internal transfer completed. Hanga dia mukunzi Peace Junior, mwihangane kwa mvuza amazina yanjye rwose ntago byari ngombwa, ariko
urabona ko nagize ute nakoze withdraw. Ndabibona nakoze withdraw. Ku bantu batazi gusoma ndakeka muri kubibona, nawe bigerageza uraza kubibona ko uza kugurisha SMS ukaza kugurisha kuri exchange. Aba ari amayero, ya ma SMS ntago bayagura mu madolari, bayagura mu mayero, ariko biterwa nuko wayihisemo. Wanya ko ugenda uhitamo icyo ushaka, ugenda uhindura mu mayero. Twagiye kambereke n'izindi proof ziye zitandukanye. Ngewe narabyikuje anga amafaranga menshi cyane. Kambereke n'indi rihera ingino n'indi kwinjiramo. Kambereke n'indi, katurebe mail yanjye irimo ibintu byinshi ariko ndabibereka byose nta kibazo. Kanze mbereke ahanga bari banyohereje code ngiye kubikuza na 5127 ni code banyohereje ngiye kubikuza kugira bakonfirme kari nge. Kanda subscribe kuri icano nimba kantu kagufashije. Ewana kanda subscribe kuri icano kuko mbagezaho ibintu biri free. Ntagishoro mba natanze mbibutse no kugura amainite gusa kuri MTN cyangwa kuri Tigo. Ye nigura yo kuri Tigo bakampereza ya mainite ya 3 SMS abari unlimited, ngafungura ka application mu gitondo sinongera no kureba ngahita ngafunga zikigurisha z'ubwazo ntanabimenye. Hajyaho nimugoroba nsanga hari amafranga. Reka mbereke iyero rihagaze ngaye ku isoko kugira ngo menye byose mbibereke ko proof ya withdraw nayiberetse ko nzanabakorera video ya withdraw neza. Urumva mukande subscribe kugira ngo muzayibone mujye mubona n'izindi platform. Ku munsi nzambahereza platform ya free. Kandi subscribe kugira ngo tuye tubana fresh, kandi mujye munkurikirana sibyo, mujye mureba ngaha iyero rimwe ubona ko ringana $1 rimwe n'ibice 7. Iyero iri rimwe ringana $1 rimwe n'ibice 0.7. Umva ko iyero riri hejuru cyane, kandi SMS tuzigurira ku mayero. Kadushyiraho amanyarwanda noneho turebe ngo bihagaze gute. Ubu nkoze video igiciro kigenda kizamuka cy'amayero n'amadolari genda yuhindagurika urabizi, ariko ndibona ko ari 388 n'ibice 27 mu mafaranga y'amanyarwanda. Kandi subscribe kuri icano kugira tuye tubana. Ugira ikibazo rwose yandike muri comment, ako kanya mpita musubiza rwose.